Yatangiye agira ati nimungire inama. Ati nabyaranye n'umukobwa ampa umwana afite amezi 6, ndamurera mu buzima butari bworoshye, none ubu afite imyaka 9. Nyuma yaho nashatse umugore, ubu tumaranye imyaka 2 ndetse twaranabyaranye, ubu dufite umwana w'umwaka 1. Tukimara kubana umugore yamfatiraga umwana neza, dore ko bari basanzwe banaziranye kuko namumweretse tugikundana, ndetse mu kunyemerera ko tuzabana ananyemerera kuzambera nyina w'imfura yanjye. Ikibazo nshaka ko mungiraho inama rero cyatangiye ubwo madamu wanjye yaramaze kubyara. Yahise atangira kumfatira imfura nabi. Umwana watangiye primaire agira amanota arenga 90, ubageze mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza ntarenza 50. Ibi nabigizeho ikibazo cyane, ndetse ngakomeza kubaza umwana impamvu asubira inyuma, simbona igisubizo gifatika. Ati narushijeho guhangayika kubera uko umwana wanjye asigaye asa, yarananutse, asa n'utikoza amazi yo koga, gusa kuko nkorera kure y'urugo, kubikurikirana no kubigiraho amakuru ahagije biragorana. Mu minsi yashize rero nasabye ikiruhuko ku kazi kugira ngo mbashe kubikurikirana neza. Muri iyo minsi mfata umwana ndamusohokana, turaganira, mubaza ikibazo afite. Abanza gusa n'ubimpisha, ariko ndakomeza ndatitiriza kugeza umwana aturitse, ambwira ko kuva muri umuna we yavuka, ubwo niwe mwana yabyaranye n'uwo mugore nyine, arya gake ku munsi, atabona umwanya wo kwiga, ahora mu mirimo idashira, ndetse rwose ko kubitwa kenshi. Byarambabaje cyane, ariko umujinya wanjye ndawumira, ubundi musezeranya kubikurikirana. Ngeze mu rugo naganirije umukozi udufasha imirimo yo mu rugo, maze nawe ampamiriza ko umwana wanjye yavuye kwiga ajya mu byo kwita kuri murumuna we, nko kumugaburira, kumwuhagira n'ibindi bidatuma yiga, kandi ko iyo yibeshya akagira agakosa gato akora akubitwa bikomeye, hakaba n'ubwo bamwe ibyo kurya. Ubwo wari usigaye yari madamu, maze nawe ndamwegera mubaza uko abona ubuzima bw'imfura yanjye. Ambwira ko ari umwana wamunaniye, wasubiye inyuma mu masomo, ko asuzugura n'andi makosa menshi. Maze nabyo ndabimira bunguri, sinamwereka ko hari andi makuru mfite, ahubwo nawe musezeranya ko nganiriza umwana tukareba ko yagaruka ku murongo. Haburi iminsi 2 ngo ikiruhuko cyanjye kirangire, nabeshye madamu ko ku kazi bampamagariye akazi kihutirwa, maze antegurira ibyo yari asanzwe antegurira, mfata inzira ndagenda nk'ugiye ku kazi. Ariko njya ku mugabo w'inshuti yanjye magara, mutekerereza ikibazo mfite, mubwira ko mfite na gahunda yo gufatira madamu mu cyuho. Umugoroba ugeze naratashye, ariko ibyo nasanze wanjye nakumiro. Nasanze umwana wanjye bamufungiranye hanze, bari mu nzu barimo kurya, maze akimbona araturika ararira, nanjye kwihangana birananira, ndarira kandi ndi umugabo. Umugore mubajije atangira kunyumvisha ko umwana yahaze n'andi manjwe menshi ntavuga hano. Bavandimwe nimungire inama, uyu mwana wanjye ntaho mfite mujyana, kuko nta muryango nsigaranye, nasigaye njyenyine iwacu, abandi bose ntibakiriho. Ndatekereza gutandukana n'umugore, nkumva si igisubizo kizima, kuko n'ubundi ntabasha gufatanya akazi no kurera abana 2, kandi nanone sinakareka kuko sinabona icyo mbatungisha. Kubana n'uyu mugore unyangira umwana kakageni nabyo ndabona ntabishobora. None ndabinginze bavandimwe mungire inama, mbigenze nte? Birababaje tisi. Si umuntu koko ubuse twamugiriye namara. Agace kacu kambigenze nte kaba ari akanyu, ntabwo kaba ari akanjye. Muce muri comment section mutwandikire uyu mugabo abigenza ati. Niba mwumvishe story neza, uyu muntu abigenza ati. Yirereye umwana agize imyaka 9, none mukasa arahageze, ibibazo biravutse, umwana atangiye kubwirwa, umwana baraza hanze, akamubwira ati icara hanze nturye. Ubwo nta nubwo se yiri wabaza ngo yakoze aye makosa. Ako se nanone wa mugani, niba uno mugabo ari utunze urugo, aricara rero umwana w'umwaka 1 n'umwana w'imyaka 9 bicari mu rugo, abareresha icyo abatunge gute? Ese araguma abane n'uyu mugore? Ese nta nyirakuru ngo aramumushyira? Arabigenza ati? Mufashe tumugire inama.